wabasha si umuntu ntari gukomanga hano ra Patiri ni wowe Makuru meza. neza mwari murahari Ndabona meze neza. ni kare Murakoze. Patiri wari umeze neza se Shani imeze neza. yego ndabona umeze neza nta kibazo Namwe namwe. Heruka hano. Kikwe mama wawe. mukuru wanjye yego kandi koko ndumva narakubonye Gusa bino abantu. yego nyine byo Usanzwe wameze neza. meze neza Shani nakumbuye cyane. yego se murakoze cyane Shani. Isi yabaye nyinshi. Gusa nyine biri mu buzima. Hari igihe umuntu aba yumva adatuje kubera umuntu rimwe na rimwe. atuje gute uri gutekereza wenda Gutekereza undi muntu ariko numva ntekereza buriya. Ariko nabuzima kare cyane. Gusa buriya hari igihe nigeze kubera mu buzima hari igihe kigera bikaba ngombwa ko yagira umwanzuro afata kuko hari ubuzima ubundi yakomeza igihe kizaza. ni nziza nyinshi Mu by'ukuri mu buzima hari ikintu umuntu aba atekereza ariko narebye hirya no hino ndareba nsanga icyo kintu ushaka kuvuga nawe nakibwira atari wowe. yego uri kunyicisha amatsiko mbwira Reka nkuvuge nta kundi ariko unyemereye ndagukunda ngo iki ndagukunda akabahungu mwabaye muti ubona umuntu inshuro ebyiri ngo ndagukunda iyo nakubona inshuro imwe kongera ndamwandisha. nubwo nta bindi nari gukundana pe ko mfite sheri ntanakubeshya gusa sori gusa njye nari nzi ko turi inshuti bisanzwe ntabwo nari nzi ko ibyo bindi wenda byabamo cyangwa se iryo jambo wabivuga sinari nzi ko turi inshuti bisanzwe Basi wambabarira basi ukabitekereza. kandi mfite sheri pe Muto meze ute? Meze neza. Urumva wiyumva gute se? kwiyumva neza Ndabona ku maso bigaragara. cyane Uzi ko n'ubu igitima cyane cyangwa kimwe bitera cyane rwose. Mbaza ngo kiri guterwa n'iki? Ahubwo ndagira mbaza imbabazi sibyo? Wa munsi watashye nitwa nararanye sure. nararanye Umva rero ikintu uri gutekereza. Tekereza ikibazo nanjye gusa igisubizo cyabonetse. Kandi filime tugomba kubyikiriza. siza nafite igisubizo kijyanye n'ibyo nakumwe nagusabye. igisubizo kirahari igisubizo kubera iki wakifata mu mutwe
amatwi bagiye kumva ikintu cyiza reka dutegure wicaye neza ufite umwanya wo kumva neza Tia, karame ndagukunda. Wambwiye ko ufite umusheri akunda kwingenza hasi uzangira uwa kabiri nimba byashoboka please kuva nakubona umutima wanjye nta mahoro ngira bakeka aho twirirwa kuvunika mbona ko bishoboka ko nzakubwira uwa kabiri nzakubwira nta kibazo nzakubwira uko byashoboka ko nakubwira uwa kabiri uretse ko ufite sheri nibishoboka nzakubwira ntakundi bari ntegereje igisubizo kumwe muri naba nitaye nta kibazo ndakugeza ku irembo sure serious wow ni kuri kw'Imana biranshimishije ahubwo nuko nakubwira ngo kakaje naguhaye ariko kariya kandi gakuyemo mesaje zose sibyo kandi gusa ndumva kubyakira narabyakira neza byakire wumve ko ari bongere usubire bivuge mu Giswahili aha nishaka kubwira haki ya Mungu nakupenda sana kabisa nanjye reka mvuge mu buryo bumwe butandukanye Mutoni first of all I love you ndagukunda je t'aime nakupenda sana asante sana wow Muto urakanye rero ndagushimira kuri igisubizo kizubaye kinyuze umutima wanjye sibyo nashaka kugusaba bakanya mushimire urabinyemerera nziza I love you. I love you too. Babe. Sangura wanachifata akamwambia. Simba laki watatu. Cyakoze ubundi ni wowe wanjye urimo umukunda umutima cyane yes yara Meze neza. Yego bitese. Ya, please. Sorry wangu. Nashatse kuguhamagara ngo nkubwire ko nje kukureba. Fone yanjye yanzimanye. Fone yawe kunyimanye. Niyo mpamvu mutabona ariko. Washatse guhamagara ko nyuma nasa? Iyi fone yanjye yazimye nta muriro. Rero tugenda nawe ufite bimeze bite? Imana ubu ngenda ndumuriro mu mufuka ku buryo ahita unyama. Wanatira ahantu gacaginga ariko kanese ubu ngubu umwana So reka twe gutinda. yavuga icyakugenza Nagushakaga nagira ngo tugire ibyo tuganiraho sinzi niba mwanya. aho nshakaga Yego. bakesha ka ntabwo ari kumusuzumura sibyo so right now I'm busy with my future life sibyo just know that let me another day sibyo katubona n'undi munsi Okay, Chris nta kibazo. So ibihe byiza rero sawa uwo mwana umwiteho utuntu twose tumu. yes Oya gusa no guseka gusa nta kibazo nabirenze nabirenze twagane ntibagiye kukubaza ntabwo wari wabona sheri sasa umusore w'iki gihe ntabwo bizi araza nyine kaza nyine kukubwira ko afite gahunda
iminsi mikeya hari ibyo baba bagamije ntabwo mbizi shaka iki gihe byo bireze umuhungu araza akakureba ko muri kumwe iminsi ibiri byo yagera agahita yigendera nuko iyo adashaka iyo icyo agusabye ukimwenya agahita yigendera kuko mutari kumwe akagenda gake gake nagahita bikoreka ako kanya agenda gake gake asubira inyuma uzihagarareho pe uzihagararaho umushyingire rwose kuko wankoreye ibintu byiza Marita wanjye karame ndabona wabonye n'umushyitsi byiza yaje kunsura byiza muraho neza amahoro amakuru meza pe ariko iminsi ibiri reka mbanze mwakire yego yego sheri akira niko ye dia wageze ino sikukeye waya meza kabisa kazi karakunyuze niko kazi kakubereye keza uracyaseka niyo mpamvu wabaye ikiyangara bandi imitsi iraza bagakobana kubera iminsi mibi n'ibitekerezo bibi bakuzimanye waje ryari namaze kugenda uhita uza ari imfubyi yarahabaye arega nanjye maze kujya ninjiramo mu gusenga nagarukiye kure icyambere abana bari bamaze kudutoroka namaze kuzanzamuka ambwira amakuru mukuru wawe twari tugeze kure niko ndakubwiza ukuri wadukuye habi Imana yabikoresheje irakarama ariko nuko reka nkubwire Imana iguhumurisha uzi ko Cedric yari yaducitse nagaruye ubwenge bambwiye amakuru n'ubuhungu nanjye siko uburwayi nari mfite n'abaganga byari byarabayoboye bageze babwira umugore ngo tugende gusenga hanyuma barambwira inzara bambwira ngo ukuntu inzu amezi yose nari ndwaye nta bwishyu n'iki uterurira rimwe urishyura biranejeje Imana iguhumurisha ariko nanjye nzakwitaho niko bimeze gute hafi yanzu urabona ndacyaraho gutyo niba abandi baza ariko nta ufatirwa hari navuga ati n'ubu nguyu reka nkubwire dufate igihe dusenga uzi neza yuko yasubije abandi ntabwo yari zadusubiza kandi burya ugira neza kugira neza burya Imana iribuka n'ibidafite ishusho maze ijya ibiha ishusho ariko kubera ukuntu naje n'imodoka mbega se n'uburyo no kubyigana bumva naniwe reka nitera tuzi nze tuganire mu kanya sibyo ariko bakwakiriye neza ndabizi ibyo ukunda bagushakirana sawa Dia uraho ni karibu
Makuru y'iminsi. neza Ndabona usa neza. yego Nzatanga. yes narumeze neza ariko nawe Ndamuramu. Kana yimo kumbe byatanga. naje So we narumva. Cyane. ntabwo byabura umuntu w'inshuti wanjye ntabwo byabura Ako kantu bagashora umutima. basi Sorry. Ategereje. Izeye ko uyu munsi hari ikintu wowe kumva kidasanzwe. umunsi se urabona nyine wari umaze igihe uza kudusura wigeze kuza mukuru wanjye ari uhari n'ahari n'ubundi uza n'undi uhari ariko wari wambwiye ko nanjye nagera aho uba mbikubahira ndaza urebye naje muri ubwo buryo bwo kugira ngo nawe umenye aho uba musore Nabyo ni byiza. Ndabishimira kandi. Wundi nyine ndaho ndashima Imana. Eko. Patrick, Yes boss. umeze bite? Amakuru yawe? Yes. Ko nciye hariya imbere kuri gatinga ikamukira bimeze bite? Ibyo by'imbwa byari byashize. Kuki utambwiye? Nta telefone ufite? Telefone yanjye yashize. Ngo nta n'amayinite nari mfite. Nta mayinite wari ufite? Ese kuki mbona wambaye gutya? Ibyo ni ibiki wambaye uri hano? Urumva uyu munsi nyine nari mfite umushyitsi mbere yaje kumusura. Umushyitsi. Kuki utabimbwiye? Gusa umubare nyine ntabwo nabikora. Uri kumva mbese wakuze? Uri kumva wakuze? Utwanwa twaje? Nta boss. Mm. Ariko nyine nawe urabibona. Sha. Nzabona by'inshuti. Reka nkubwire. Genda ujye gukora amasuku vuba. Ihute. Genda. Genda ujye gukora amasuku. Ntabwo uri kumva? Ndi kumva boss ndaje. Shira to. We, Ndaje. Patrick. Kandi boss. Urumva yaje. Karibu mugi wacu. Okay, amazina se witwa? Mu rugo neza. Ku buryo umuntu yagutegera neka moto ukahita uhagera. Okay. Nishimiye kumenyana nawe. Ndi mu bantu nanjye bakunda kuba bakunguka inshuti nyinshi kandi ndakeka nawe ariko bimeze. Okay. Iri yawe rero ndashaka nimero yawe rero shyiramo nimero yawe hano wayimbwira nkayandika nkaba inshuti y'umuryango nanjye.